Yes, reka nongere ngwifurize kugira ibihe byiza nshuti mukundwa kuri wowe duhema kubana natwe gatanuko kandi namakuru atugezeho aka kanya mu byukuri avuga ko inka yaje kwa mu byukuri yakivanga mu marushanwa y'amagare ndagira ngo mwaje kuba mwana bibona ni video yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko kuri social media kuri Instagram. Ni video ikomeje kugera mu byukuri ivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu byukuri rero ni rushanwa riri guhuza isi yose mu magare y'isi mu byukuri kubera hano mu Rwanda nibwo haje kuba hagaragara inka naje mu byukuri ahari kwambuka umuhanda iza mu byukuri inambuka umuhanda iza kuba yagonga abari gutwara irushanwa ry'amagare. Ni ikintu ubona ko kugeza kuri akanya gikomeje kugera mu byukuri kivuga ko benshi bakomeretse bitewe n'iyi nka mu byukuri ndagira ngo urabona ko na polisi yaje kuba yakirukanka gusa nyiri inka rero yaje ko mu byukuri yavuga ko iyi nka yahise imucika ikirukanka ikahita yitambika mu muhanda. Ndagira ngo ni ibintu mwakomeje kugenda mubona kugeza kuri akanya ni inka mu byukuri ikomeje kugenda ivuga ko yanishe abagera kuri babiri bose mu byukuri bapfiriye muri rushanwa by'umwihariko harimo n'abafanaga. Urabona ko mu byukuri abaturage bari bakikije umuhanda wose baje no ko mu byukuri babona iyi nka. Urabona ko mu byukuri yahise ifata uba rutwaye irigare imujya hira munomba mu byukuri kugeza nubwo uyu muntu ashyizemo umwuka. Kugeza kuri aka kanya mu byukuri ni rushanwa ryatangiye ku munsi wa mbere ariko uyu nguyu abaye igitambo ariko mugenzi we yaje kuba yakomereka ubwo kandi mu byukuri yaje kuba yanagwa hasi aza no kuba yabyuka afata igare rye ahita yirukanka. Ikinga ryo mu byukuri yahise arifata arangije arirukanka nibwo yagiraga imbere mu byukuri akahita yongera kurisubiraho akirukanka yanka ikamwirukaho akaza no kuba mu byukuri yasiga iyi nka. Ariko kugeza kuri aka kanya umwe mu byukuri yitabye Imana. Na makuru atugeraho ndajya mu byukuri benshi cyane mwari muri kureba rino rushanwa aho mwari mwibereye mwabonye ukuntu mu byukuri iyi nka yanaje ikahita yambuka umuhanda itunganye neza igapimanya abantu bari kuza by'umwihariko irushanwa riri kuba ikanaza mu byukuri ikambuka mu muhanda ukabona ko yateje akaduruvaye kugeza nubwo mu byukuri yica umuntu umwe gusa niwe wapfuye ariko undi mu byukuri ari mu bitaro. Nibwo kandi mu byukuri yaje kuba yafata ikinga rye mu byukuri akirukanka cyane kugira nubwo mu byukuri yahungaga iyi nka yaje no mu muhanda igashaka kuba mu byukuri yanamwica ariko mugenzi we aka kanya tuvugana yashizemo umwuka. Niyo makuru atugeraho iyi nkuru mu byukuri abari bari ahabera irushanwa ndagira mu byukuri ni kuri uyu mugoroba bibaye aho bwandi mu byukuri byavuga ko irushanwa ryari ririmo kuba ryanarangira. Mu byukuri namakuru akomeje kugenda ababaza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bitabiriye ishampiyona y'amagare y'isi yabereye mu Rwanda mu byukuri UICI mu byukuri akaba arushanwa ryo mwaka wa 2025. By'umwihariko rero nshuti mukundwa reka nizere ko uri kureba hasi yo video ukabona ragije gukanda sabone cyangwa se subscribe. Ikindi kandi niba utarakanda subscribe uko no gukanda subscribe ikindi kandi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanuko kandi namakuru atugezeho aka kanya. Ariko ndagira ngo mu byukuri abari bari ahari hari kubera irushanwa baze kuba babitubwira kubera ko urabona ko ari igikorwa cyabaye nubwo byabaye mu byukuri ubona ko bamwe mu banyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza akababaro ko kuvuga uti ese mu byukuri kubona umuntu yaje kuba yakora isiganwa ry'amagare cyangwa se yaje mu kazi mu Rwanda mu byukuri ari n'umunyamahanga akaza no kuba yakicwa n'inka yo mu Rwanda biraza ko mu byukuri byasobanuka gute kubera ko mu byukuri urabona ko uyu muntu urupfu apfuye runyibukije urupfu mu byukuri rwa Gogo Gloriose mu byukuri nawe yapfuye yagiye mu gihugu cyo hanze gushaka mu byukuri amaronko ariko aza no kugwa muri icyo gihugu. Naka kaya mu byukuri uyu munyamahanga mu byukuri byagaragara ko ari umunyebrazil yaje kuba yakora amarushanwa mu Rwanda anahapfiriye ntago asubiye iwabo mu byukuri ari muzima kubera ko yari yaje mu Rwanda ko mu byukuri yatwara amasiganwa y'amagare bize no ko mu byukuri byarangira aje kuba yanahapfira. Kugeza kuri aka kanya urabona ko mu byukuri ari amakuru akomeje kugenda atera benshi agahinda. Ndagira ngo mu byukuri munabyibonera abamotari cyangwa se mu byukuri abakora muri traffic ya polisi y'u Rwanda baje no ko mu byukuri nabo bagira ubwoba dore yagira ngo ku ruhande muri kubona mu byukuri umupolisi yahise afata moto ayita hasi arirukanka bigaragara ko mu byukuri nawe yaramaze kuba yatitira cyangwa se yagira ubwoba. Kugeza kuri aka kanya ni ibintu kuri aka kanya bikomeje kugenda mu byukuri babaza benshi mu banyarwanda bakomeje kugenda babona by'umwihariko kuri aya makuru akomeje kugenda avuga kubona ko mu byukuri uyu munyamahanga w'umunyebrazil aza mu Rwanda kuba yakora amarushanwa y'u Rwanda bikararagira mu byukuri abashe kuba yanafata igare rye mu byukuri akirukanka undi mugenzi we agasigara ariko inka ndagira ngo mu byukuri murabona ukuntu akomeje kugenda imukandagira. Ni ubwicanyi bwakorewe muri iyi video niyo mpamvu naje ko mu byukuri nayishyira hano kubera ko ntabwo byemeye kuba twafata video nk'izi ngizi z'ubwicanyi. Iyi nka iri gukandagira umuntu mu byukuri tujya tubishyira hano YouTube yabasha kuba mu byukuri yaduhana ariko reka tubashe kuba twakoresha bimwe mu bimenyetso byakubasha ko mu byukuri byatugeraho cyangwa se byabasha kuba batwereza kuri aka kanya. Mu byukuri urabona ko
iyi nka ni inka ya firizoni cyangwa se mu by'ukuri ni ikimasa, inka y'inzungu yanaje mu by'ukuri urabona ko yari irimo kurisha, bari bageze mu misozi miremire nk'uko bikomeje kugerwa ko Rwanda is the top one first keep 1000 hills from Rwanda. Kuri aka kanya mu by'ukuri urabona ko ari ibintu bikomeje kugenda bigaragarira buri munyarwanda wese, bikaba byakomeje kugenda binamubabaza mu by'ukuri. Rwanda is the best mountain 1000 hills nk'uko bikomeje kugerwa ko bari bageze mu dusozi tureture, ndetse kandi bikanatuma baza kuba mu by'ukuri banaribwa n'inka cyangwa se mu by'ukuri bakicwa n'inka. Gusa nk'uko nakomeje kugenda bibabwira, umwe mu batwaraga igare cyangwa se mu by'ukuri mu bakoraga amasiganwa y'igare abasha kuba yakitaba Imana, ntabwo atashye mu gihugu cye, ndetse undi mu by'ukuri yahise fata agakinga arimo gucumbagira. Ndaza kuba nagushyiraho akavideo kugira ngo mu by'ukuri byo ubibone, arimo kwirukanka arimo gucumbagira. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza bamwe mu Banyarwanda bari kwibaza, ese mu by'ukuri Imana yanjye u Rwanda ruraza kuba rwabwira iki Brazil ko umuturage wa Brazil aguye mu gihugu cy'u Rwanda ari gukina amarushanwa y'igare riri kubera mu Rwanda, by'umwihariko ni shampiyona y'isi yose mu by'ukuri yiswe ngo UICI, akaba mu by'ukuri ari shampiyona y'umwaka wa 2025 ndetse uyu mwaka unarangira. Ndavuga ko ubwo Abanyarwanda bari biteze Tour du Rwanda, ese bari no kwibaza ese mu by'ukuri ngo Tour du Rwanda izanaba. Nakomeje kugenda mbona Abanyarwanda benshi cyane babyibaza, bayite bavuga uti nyuma ko mu by'ukuri igare ry'isi ribereye mu Rwanda, ndetse kandi bikavuga ko Tour du Rwanda itazanaba, bikorera ko mu by'ukuri ari irushanwa mpuzamahanga ryabasha kuba ryagiramo abaturage batandukanye baturutse imihanda yose y'isi. Kugeza kuri aka kanya ndavuga ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikabishe cyane. Uyu witwa rero mu by'ukuri Jean Claude uturuka muri Brazil, akaba yitabye Imana, akaba aguye mu irushanwa ry'amagare y'isi. Yari ari guhatana rero mu by'ukuri, biragaragazwa ko yari no ku mwanya wa mbere, ibaze ko mu by'ukuri afite inyatsi. Biragaragazwa neza ko yarasigaje nk'irometero 20 kugira ngo mu by'ukuri agere aho yari kuba wina cyangwa se intwari yari gutwara n'igikombe cya bronze. Kugeza kuri aka kanya nabwo byaje kuba byakunda, ariko yaje kuba yasibanga n'inka. Mu by'ukuri ni ikintu ubona ko gikomeje kugenda kigaragara ko mu Rwanda hakirimo akajagari ahari kubera amashampiyona, kubera ko mu by'ukuri nakuru nahamya ko ahangaha batashije ibyuma, ndetse kandi ukabona ko ari abaturage gusa bahakikije, ndetse n'abafana yewe baje kuba mu by'ukuri bamwe babasha kuba barwana n'inka yari ifite ibihembe binini. Ndagira ngo murabibona izo ko mu by'ukuri yabasha kuba nabo yabivuganaho gakenya, ariko ntabwo byaje ko mu by'ukuri byaba ko biba too much. Ariko urabona ko kugeza kuri aka kanya ari ibintu bikomeje kugenda binababaza benshi cyane mu Banyarwanda, ndetse kandi n'abari bari hasi. Abanyarwanda gusa rero mu by'ukuri bari bahagaze iyi mihanda gusa, urabona ko n'abakongomani barimo, abarundi n'abandi mu by'ukuri bari baje kureba uko irushanwa ry'amagare ryabereye mu Rwanda ry'isi mu by'ukuri ryari rimeze. Kugeza kuri aka kanya urabona ko ari igikorwa cyari cyiza cyane, ariko mu by'ukuri byaje no kuba byarangira nyakwigendera mu by'ukuri Jean Claude baturutse muri Brazil abashaka mu by'ukuri yagira iruhuko ridashira, cyangwa se mu by'ukuri Imana imwakire mu bayo, kubera ko ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda binababaza abari bari kureba irushanwa ry'amagare ry'isi riri kubera mu Rwanda. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri biri gukomeza kugenda binababaza by'umwihariko abatura Rwanda, ndetse kandi n'abandi baturuka hirya no hino ku isi bakomeje kugenda bibaza ese mu by'ukuri uyu munye Brazil araza kuba yatata